hari urimo kureba ibiki? Umuntu umeze nk'ihene ufite amaso, ufite mu maso h'ihene, ufite amaguru, ndabona afite n'amaguru y'ihene. Umuntu umeze nk'ihene? Umva reka nkubwire. Ugabanye itabi. Nushaka uve ku itabi. Nushaka uve ku itabi. Urabona cyangwa umuntu wanyweye itabi? Itabi urumogi. Ngo umuntu umeze nk'ihene? Uruzi ko ari kugenda. Ari kugenda nk'umuntu neza neza azunguza n'ikigo. Kereka nze murebe. Ngwino atarakata. Ngwino. No harakase. Akusha urimo uranyina. Akatiye. Ngwino mukwereke. Ngwino. Akura umugeni rubi kwe. Kandi abana b'inaha barukunda kubi. Use nk'iki ngiki. Ukibonye ngo umuntu umeze nk'ihene. Umuntu umeze nk'ihene saba. Kandi ubu ngubu ntabwo bava ku matabi ngo bajye ku mata. Wa mugabo wanjye wari wangize umusazi. Cyari gwenge. Umva se wari wangize umusazi do. Yesu mwami. Wakibonye? Ndakibonye. Ubwo wari wagize ngo ni amatabi yacu. Unshinze Yesu. Umidukirakaza. Tukiruka. Ngwino tugikora. Umva. Nose turagikorera iki? Turagikorera iki? Umva. Kinyuze hese. Cyangwa kizamutsemo hano se. Ahubwo se ubundi twayobye ahantu. Kinyuze hese. Cyangwa kiri no kutureba ahantu kije. Kinyuze he? Uko biri kose cyamanukiye ahangaha. Hehe se. Wowe wakiboneye wowe? Wapi? Ese si cyakigiyemo hano. Use cyaba kizamutse aka kanya. Ese ubu kinyuze he? Wehene! Ako ngira ngo wari wakibonye. No ndakiboneye neza kigenda gifite ubunyo gutya n'amahembe. Reka nkwereke kirimo hano. Nese ubu cyaba kihishe. Kande. He. Mugabo sibwo wabona yazamuka utirahe. Iriya hene se wabonye idafite ubuhangange sha. We hen. Umva. Yirimo. Nese ubiri he. Hene. Cyari netiri. Hene. Iraducitse wana. Ukuntu bimeze. Iraducitse impambirwa. Ukuntu bimeze. Dore ikintu tugiye gukora. Ikihe? Tugiye kujya tugenda uko biri kose isubura yaba ari ihene yaba ari umuntu tukitwite. Biriya bintu najyaga mbibona mu mafilime reka katuri. Biriya warabonaga mu mafilime. Biriya filime warebaga ureba ukuntu. Biriya bintu nabibonaga muri za filime. Biri seriye. Cyangwa yabimandutsemo hariya hirya sha. None se. Hene. Se. Yabigiye hehe? Nese turabigenza. Cyagiye mu bihuru bya hano he. Nanjye nibyo ndi kwibaza. Twarebeye ruguru. Hepfo nitwahareba. Kasa. Inkweto yangize ukicitse ngo ndi kwiruka ku mahene. Ubuse nituyifata turayikorera iki? Ukuntu yatwirukanye. Ase man buriya siyo. Do.
rebamo hariya. ndabona ibyatsi biri kunyega. Siyo niyo reka turi hene niyo hene niyo reka tugende tuyifate tumanukiremo hano turagufasha wa hene hano se turanyura he ziriya zishobora kuba yanagurutse yanaguruka pe tugwe do ngiriya wayibonye koko ni hahandi we hene yakumva se man zuri kuyibona kwa kagahuru ukuntu cyaduciye amazi sha ahubwo iri kurya nta n'ikibazo ifite ahubwo kirimo kiririra we Diamond gasana iteri oya yihorere we nyirahene umva kuri kuyegera nyirahene hene ntabwo ikumva kandi wavuye aho ukiruka sha wavuye aho wagiye nanjye kamfata ibuye ninyukubita nawe tugikubita nyirahene